oya nakantu kagakobwa duhuye kuburnyo kagenda kazu tonda ariko nabo ndaga tonde nta muntu usuzugura mu kiracacaka nge uranca ngahe nkukatane muri lodge mbanze mbisoze uranca ngahe mu minota 2 none se boss wowe umugore wawe murangije umuhangara maseye nkani ume n'ibihumbi 10 byo kugura kinene nge ndi umuhinzi mworozi ntabwo ndi muganga nta nubwo ndi veterinary ubwo niba ushaka ikinini ndagenda mbwire veterinary wanjye guha ikinini nta bifite se by'amatungo none se urumva ari kinini cy'imbeba cyangwa ikintu Nibibwana 12 by'ingurube aho ziba nabyumvira n'amashashi 6 y'ihene hanyuma n'imitavu 7 y'inka hanyuma n'inkoko za sikoropiyo 6 ku buryo amafaranga yose uhita uyishyurira rimwe urumva igomba nkeneye no kujya kugura ibiryo by'amatungo ubwo rero nuko nguko bimeze ndagira ngo muko buretse gato tuvugana buretse kwakarara we hagarara ubwo rero buretse gato hari nari ntinze oya nakantu kagakobwa duhuye kuburnyo kagenda kazu tonda ariko nabo ndaga tonde nta muntu usuzugura mu kiracacaka kuburnyo kadikuya karzunguza uburnyo n'intuza n'ubutako ariko ndajya ndewe wenda ko nabonaho ngahengeka wowe fata amafaranga yose uyashyire kuri konte ushyireho nka miliyoni 7 hanyuma ku buryo ibindi byinde byaza gukomeza rero ivumbura ku mukire nta n'isoni mugira urumva misiyo ndimo urumva ari misiyo ziba zoroshye ubwo rero no kuvuga ngo wowe numara gushyiraho miliyoni 7 ubwo rero wa mushoferi wanje w'ikamyoneti agende afate inka zose ubwo rero nuko nguko wowe biri buze kugenda ku buryo ndahita ndeba kuri balance nari mfiteho miliyoni 69 ku buryo wenda zahita ziba wenda nawe uteranye nyine ndahita mbona balance okay ndumva aruko byagenda rero hanyuma mukondagira ngo tuvugane gatoya amagambo menshi nshaka kujyamo ko ngiye ntabwo sinyamvuga gutyo gusa n'ubugambo nge uranca ngahe nkukatane muri lodge mbanze mbisoze ncapurishe uranca ngahe ubundi boss ufite umugore ariko surambaza ngo mfite umugore wowe ushinzwe irangamimere cyangwa ibarurisha mimare wowe mbwira uranca ngahe nkukatane muri lodge ibyo bindi mbwira ntabwo ushinzwe kubimenya kira wowe mbwira uranca ngahe twebwe abahinzi borozi ntabwo tuyatwirwa dutindamo iminota 2 binahagije byonyine mbwira uranca ngahe mu minota 2 none se boss wowe umugore wawe murangije umuhangara umugore wanjye nishyuriye rimwe kuko natanze inkwano noneho ngiye ubonye ndi toilette ya buri wese ku muhanda yanyuraho akanya akose nk'ubwo wowe wa mugore we nakubwiye niba uri umugore we n'umukobwa simbizi nakubwiye ngo ugiye ntabwo nyemvugana n'amafaranga yanjye ubundi amafaranga yanjye ubwo yarivugira uranca ngahe ibintu by'ubugambo bindishyira ku ruhande uranca ngahe siko mwatugize agatebero mbwira uranca ngahe maseye nkani ume n'ibihumbi 10 byo kugura kinene ikinini se kandi uri imbeba ku buryo nakubwiye ko nge ndi umuhinzi mworozi ntabwo ndi muganga nta nubwo ndi veterinary ubwo niba ushaka ikinini ndagenda mbwire veterinary wanjye guha ikinini nta bifite se by'amatungo none se urumva ari kinini cy'imbeba cyangwa ikintu ese ikinini unsaba n'ikiki ndaguha umereze senkani n'ibihumbi 10 byo kugura ikindi kinini we niba ubu nafite ikibazo sibyo ari n'ibinini wenda biri bukurinde indwara genda nkubitire mu rutoki ubuse yo ndwara za kunzanga mu rutoki yo ntiyabishanga akamunani uyigira vuba mbwira amafaranga nyine ndahita mwishyura cash ako kanya umva nakubwenga ikinini nyene ni cyo kunyorosha hari ikindi kunyorosha si kikandi kitumva n'icyo ariko kunyorosha mbwira mugira vuba nakubwiye ngo twebwe sinjya nkoresha kondomo tubirekera aho ngaho ikinini nyene ni cyo kunyorosha ngewe aho mfatiwe niho mbyarira mbwira ndaguha amafaranga ngaho ngo niba ari mu rutoki urama 80 kuko ikinyabwa gishobora kunjya cyangwa minzoka hanyuma mu rubingo ibyo byose ni ibintu byanyanduza ibirwara ibiki ebana ibiyoka okay tugende ubwo nanjye nuryoherwa ndakuba nta kibazo mfite
चाय बनाओ रे। अरे तेरा बाप ने होटल खोल रखी है क्या? Run. None se ucuruza hano ari mva Gakire. Yes. Kwa kundi se. Ukuhe vie. Twatumenye nyine wumva turiho ibiheri. ahubwo nanjye ngurira n'irindazi. Ako se nawe si nkavuka ibiryoha ngo utangiye kuzana n'ibiryohoye. Gakire Mwana iki? mu mirindazi. Oya ndayakata ndayakuramo. No se arongora utari. Ndikubwiye kurungura se kuwa. Uje kushaka uduki. Reka. Muze ndashaka karindazi. Ndaho twareka muri kuno ndabizi ndayawe ko ari nyinshi. Numva ko sanzwe uhagurira. Inda yisumba muvoma. Okay, numugitsi. Ndamuzi. Nta kibazo ngwino wakana twatundi myuka ndayibonye. None se vie. Ubuse ndatugwa gute mbona kumwe n'umukobwa wawe. Bitwaye iki se? Umukobwa wanjye. Kobwa se ntazi ko bibaho. Ubwo ntayo magambo ubuzanye wowe. Wowe ngusabye amagambo cyangwa ngusabye kondo. Bigihombe Mwe tunadufunguye. Uturese. Utudufunguye. Arashaka detayi. Turashaka ibishaka vuba. Arako ubwo surakora udutura tungahe mje. Kamwe bubiri butatu. Nabanza nyishu uwo musaza agira Amafaranga cyangwa se niba hari utwa okaziyo mufite mwabari two muma kugira ngo Twakaziyo. Twakaziyo urashaka nabanza nkadufura ko wese oyo twakaziyo tuba twapfuye. Kadufura. Ushatse kunkoreshamo ibyo bakojejemo abandi. ariko okaziyo se imyenda ya okaziyo ariko ntacyo we. Si caguwa se. Harako nawe nkoresheje nimugoroba. umutwe wacaguwa Ese muze umuntu naniwe no kugura kondomu ubundi uranyishyura. Sinese amafaranga ya biriya hari umuntu wigeze umva wayabuze. Sinakwemera nkajya no kwiba ikintu ariko byubuze nkakwishyura. Muramenye mbaye nsohotse babishyure. Oya umva kubanza nyishyure. Mubanze mwishyure Hakonje Mufata. Basi Garuka banza nyishyure. Ibyo byose. Kikagutanyicira umuti reka Umucumuzi wagira kikagusamba nubwo nagutyo. ari ugusambana usibye se kuko ari akantu kamwe ngiye kwifatira bagusambana iyo bibaye nk'iminsi ibiri. Niburana ubusa muze. Urumva atabizi ko ugiye kumusambanya. Sinde bwishyura ntitwavuganye amafaranga ntabwo twumvikana. Mbese ino hepfo bari kumanuka bayo shamburera. Bwari mwebwe wasanga mugiye mu rubingo rwanjye. Muramenye dore rwarumye. Muramenye. Ariko rero kamubwe muze nawe urabizi byo mu rubingo nibyo byiza kubera kubikura n'urubingo rukwagaza. Ubwo ugiye kumutobaguza ibiceri nakumvise. Amafaranga ndayamuha. Nose harimo uburiri se. Ntawe igisambo ndakuniga. Tubaho ubuzima tutabasha no gusobanura ese ubwo kubaho nk'uko utari bizatumura mva mu buzima twigize ibiremwa by'umwijima dufite intimba no mu mitima twiberaho nk'abazapfejo we don't care Mzee. Mbona ikoti? Mzee. Tuembwira tujigo bibi n'ibikoti n'ibigofero bibi. Oh. Ko uruhumbu rwa nyoko nkawe urambaza iki? Ntawe uranshoza unyiruka nkaho nkawe turazeranye wo nkawe urambaza iki? Ntagare warantumye. Ngutuma Ntagare warantumye. Se wantumye imitima iteze. Kuse nkawe utangira kunsebya. Ngiye urinda kumbwira ngo nagutumye imiti y'itezi nayigutumiye he ngewe ubu tuza isuku ngira ngiye imitezi yamvira nibi bikoto uza ugenda urongorera aho ngaho ubuze se kuterwa kuramo indwara so wabintumye ngorera hose ninde ukubwiye ko ngiye mbikorera umwana w'umukobwa niwe ashaka kujya kumwica se wigize bakujya kumwica hari umuntu ugeze avuga ko imitezi ba mu gihuru n'ibigofero bibi ngewe wari wambona muri zanzu mwese muhurira nyine abashire twigendera Paho reka jama twigendera cyane atatu nakugurira. Umva muko none se do
nayo ndayiguha. Sheri reka mbanze nzanira telefone n'abatariyandi narabariye. None se barumbwire kiwe sinshaka kuza kungira kujyaho 0 burage 0 trikonani avu kiwe mbwira birakunda cyangwa ntabwo biri gukunda. Agira bwangu nkakira kintu kibipantaro bicitse umuntu w'umusirimu nkanjye wambaye ikote iveste monsieur le professeur minagri minaloke minicom mini juste uragenda gusanga iriya nzanga y'umusaza iritagira n'urwara rwo kwishima. Ipantaro bicitse n'ibikabutura n'ibirenge bitambitse. Urampereza telefone se warumbwiye? Ndayiguha nyuma ariko da watse nkayiguha nyuma. Ntagiye mfite cyo kugutaho. Pasakira. Akoze cyane. Bimeze bite se? Ugumye aho ndaje. Kambanza mvugana na Sheri. Ariko ntutinde. Tegereza ari mwene wabo na nyina wa Heba. Sha reka nze nkugire kwa Dogita Nzeyi mukanya urabyimba igitsina.